turabashuhuje tubifuriza amahoro y'Imana bakunzi b'iyicano ya Daniel TV Rwanda. Uyu munsi mbazaniye umukozi w'Imana ufite ubuhamya bukomeye, ubazaniye ubutumwa bukomeye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Iminsi myinshi Kuri twese. akubonaga ugenda ukora ivugabutumwa ahantu hatandukanye, none uyu munsi Imana yakuzanye ngo ubwire n'abandi bari kure kugira ngo bumve icyo Imana ivuga. Imana yabyemeye uyu munsi, ni iby'igiciro kandi ndabishimira Imana. Ubutumwa yerekwa muri iyi minsi ufite intego ikuzanye kuri uru rubuga, ni iyerekwa wabonye rimeze rite? Iyerekwa nagize muri iyi minsi mfite iyerekwa Imana yambwiye ngo mbwire abadamu bihane bakuyemo inda. Imana yanyeretse abadamu bakuyemo inda, nyine bafite igihe kigiye kugera bakazagera ku munsi w'imperuka, urusaku rw'impinja bakuyemo inda, rw'izo mpinja bakuyemo zizajya zibavugira mu matwi, bakumva urusaku rurimo rubavugira mu matwi rw'impinja bakuyemo. Rero Imana yarambwiye ngo ntibihane kandi basenge bashyizeho umwete, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye. Abakunzi bayicano ya Daniel TV, nimba ari ubwa mbere warukurikiye ibiganiro byacu, biba binyuraho abahanzi, abavugabutumwa n'umuntu wese ufite icyo yabwira abakurikira iyicano byabasha gufasha imitima y'abantu benshi, nawe abahawe ikaze. Tuguhaye ikaze rero, reka tubanze twiragize Imana. Ni karibu mu isengesho. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje aya masaha, duciye bugufi data gitare cy'amahanga, twamenye neza kuri data twese mwiza. Nyemerera murengezi w'ubugingo data, nkweretse ubwoko bwawe data aho buri hose. Nyemerera uburengere kuri uyu munsi wa none. Nyemerera data buri muntu wese ube mu ruhande rwe, kandi twagiye tubona ineza yawe uko bwije n'uko bukeye. Nyemerera rero na gahunda zose zigiye gukorerwa aha hantu, reka uturengere kandi utube hafi. Urakoze Kristu, urakoze, urakarama, kuko uri Imana y'amahoro yumva gusenga. Ari mu izina ryawe ryera Yesu risumba ayandi yose, amen. Twibwire rero, uri umuntu ki mu makuru yawe? Nk'umuntu ukubonye ari ubwa mbere wamwibwira? Ku muntu mbonye ari ubwa mbere, nitwa Byukusenge Berize. Ndacyari umukobwa ushima Imana. Yesu yahagurukije mu gihe gikwiriye. Nari ndushye ndemerewe, Yesu arampagurutsa mu mwaka wa 2015. Nibwo Imana yaguhagurukije? Nibwo yampagurukije mu kwezi kwa munani. Ushatse kuvuga ngo umaze imyaka 7 uri gukora ivugabutumwa? N'umwaka wa 7. Kuba uri kuvuga buhoro, ubwo uravuga cyane ku buryo abantu bajya bumva ubwo uri kuvuga barakumva, uraza kongera ijwi. Abakozi b'Imana, ukuntu umuntu atangira avuga buhoro, mu kanya bya bisazi by'abarokore byamufata akavuga cyane. Ukaba uturutse mu kahe karere rero? Nturuka mu karere ka Rwamagana, Murenge ni Gahengeri. Niho mvuka. Zanzige epfo hari Gahengeri akaba na Nzige. Hano hafi y'Inyagasambu, hakurya y'Inyagasambu muri Gahengeri. Suza no muri Rwamagana za Gahengeri bose. Rwamagana ndabashoje, Gahengeri ndabashoje, mwese mugire icyumweru cyiza. Imana ikomeze kubana natwe. Mumoreho mumwumva umukobwa wanyu afite ubutumwa bukomeye cyane. Watangira utubwira ubundi umuhamagaro wawe watangiye gute? Imana itangira kugukoresha byaje gute? Umuhamagaro wanjye, nari umwana mutoya nyine 2015, ariko navukiye mu idini ry'Abakatolike. Navutse iwacu turi Abakatolike. Hanyuma Uwiteka aza kumpagurutsa ku bw'ubushake bwe, kubera ko hari impamvu yabikoze. Njya gukizwa
nakijijwe Imana inteje ikibazo kugira ngo nyikorere. cyari iki Yesu? Abantu bajyaga bambwira ngo wabaye umurokore, nkumva ni ibintu bitamfasheho nkanabaserereza, ariko mu gihe gikwiriye ku isaha y'Imana, Imana irampagurutsa. Impamvu bakubwira ngo ubu umurokore babonaga se ufite ibyaha byabaga bimeze bite? Ntago nzi impamvu babimbwiraga, kuko wenda Wowe ku giti cyawe wabibonaga gute se? njye ku giti cyanjye ni abana twabyirukanye ariko b'abarokore bo bumvaga yuko ngomba kugira gute gukizwa nk'uko nabo bakijijwe, ariko nkumva muri njye ndabapinze cyane. Ntiwabaga warwanye, ntiwabaga witwaye nabi ibindi bintu ngo unywe inzoga? sinigeze mba ikirara cyari gutuma bambwira ngo ninkizwe. Ni uko iby'abarokore ubyinjiramo ute rero? Iby'abarokore rero uko nabyinjiyemo ni uku: 2015 umukobwa yampaye uburozi bwo mu mata, twabanaga mu rugo, hanyuma ubwo burozi ndabunywa, abutegurira njyewe mu bantu twari kumwe, ndabunywa, hanyuma uburozi bumaramo ukwezi narabunyweye, ariko ntangira kugenda mpinduka, numva ncika intege, ndaremba birakomera, ngera naho numva ko ngiye gupfa. Icyo gihe nza kubyuka ari 6 z'ijoro, njya muri ADPR ndavuga ngo njye gushaka umuntu nsengera, sindamubura. Sinari mbizi ko hari gahunda ihari yo gusenga, ko sinari nkijijwe nari umukatolika. Hanyuma ndagenda nkasanga abantu icyo gihe bari baraye mu masengesho, barambwira bati ejo uzagaruke tugusengere. Hanyuma naragiye sinanasubiyeyo, ndaremba birakomera, nkajya ndwana n'umutima, umutima ugatera nkumva ndi gusamba, nkajya mpinga umuhigo uvuga ngo Mana numbabarira ukankiza nzakizwa. Waje gukira gute rero? Gukira naje kuvurwa n'umudamu w'umurokore bita Mama Debora, niwe wamvuye, hanyuma ndakira, numva nyine ndakize, nongera kuba muzima. Tujya gukorera Imana. Hanyuma njya gukorera Imana. Uburyo waje gukorera Imana, wahise utangira kuvugana n'Imana? Uburyo nakoreyemo Imana, hari umupasiteri, Pastor Claude Nkeshimana, yari afite igiterane. Umwe wagiye hanze? Ajya abahe? Aba muri Malawi, aho bita Rirongwe. Nawe musuhuze. Ndamushuhuje na madamu we bose, n'abana Clevone, Cresia na Kelly, bose ndabashuhuje, na mushiki wabo bari muri Malawi, abagubwe neza kandi bagira icyumweru cyiza. Nuko rese amaze kugusengera, nshaka kumenya ukuntu nawe watangiye kuba umuhanuzi, byaje gute wowe? Ukuntu nakijijwe, ubundi yari afite igiterane, ngenda ngiye kureba kwa kundi ibiterane bya bose babireba byabaga, tukajya kureba, nanjye nuko nagiye. Rero yari afite igiterane cyari gifite intego ivuga ngo nimushime ikora ibitangaza yo yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ni ijambo riri muri Zaburi ibice 136 ku murongo wawo wa 4. Ngenda ngiye kureba, mpageze mfatirwayo. Imana ihita imbwira ibintu byinshi cyane, itangira kumpa amasezerano. Uwo munsi w'igiterane ari ku itariki 21 z'ukwa. Kubwiraga ngo iki rero? Imana irambwira ngo nari ngiye gupfa iyo ntaza gukizwa. Irambwira ngo ninze nkizwe kuko byari bikomeye. Kandi nanjye nari mbizi. Guhera ubwo Pastor Claude anyatuza agakiza, nakira Yesu umwami n'umukiza, amba umuririmbyi, mbatizwa mu mazi menshi mu kwa 10 ku itariki 25, ntangira gukizwa. Gutyo nuko natangiye inzira y'agakiza. Watangiye kuvugana n'ijwi ry'Imana gute?
ntangira kuvugana n'ijwi ry'Imana, ubwo ninjiye mu gakiza nyine niga kujya nsenga niyiriza nk'abandi, nkajya nkorayo umunsi umwe, ay'ibiri ngera ku y'itatu, hanyuma Imana ikajya inyereka amayerekwa ndyamye, nibwo natangiye kwerekwa ndyamye, nkajya nerekwa nk'ibintu biri buze kubera mu rusengero nko mu gihe cy'amateraniro, nkabibona nagera ku rusengero, cyangwa se kanyereka nk'ibintu ku muntu twasenganaga cyangwa twaririmbanaga, ariko kubera ko nageraga ubwoba bwo kuba namubwira simbivuge. wajya kubona ukuntu byamusohoye utarabivuze. ntabirabivuze. Hanyuma Imana ikambwira ngo kuki ntavuga, kenshi na kenshi nagiye nkubitwa kubera kudavuga mesaje z'Imana iba yampaye. wakubitwaga gute? kuko hari n'abandi benshi bagira ibintu by'Imana bagaceceka bakavuga ngo tuzaba tubivuga, ubwo igihe ntikiragera. nanjye byagiye bimbaho nkajya mbigira nayo, ariko mu gukubitwa kwanjye nagiye ngera nk'imbere y'umuhanuzi, hari ukuntu nyine dusenga nk'abantu tugahimbaza umwuka wera yamanuka, nkajya kubona nk'ahantu umuhanuzi araje arankubise mu iteraniro, akaza nishimye nzi yuko yari agiye kumpa mesaje zanjye, ahubwo nkakubitwa ngo kuki natanga mesaje zayo, mba nabuze icyo mvuga, kandi koko yabaga yanyeretse, ahubwo ari ukugira ubwoba no kwitinya. ubwo rero ntabwo noneho ukiceceka kubivuga. Oya, ntabwo njya nceceka. ubu noneho wareruye ibikubwiye tujya kubivuga. Ntabwo njya nceceka, kuko Imana yarambwiye ngo gutabarwa kwanjye kuri mu kuyivugira, kuvuga ibyayo. Yarambwiye ngo njye mbivuga, ubyumva byumve, utabyumva byihorere, kuko bizajya bihita bisohora. nuko rero muri iyi minsi wagize iyerekwa, wari uri mu masengesho, wari uri uryamye iwawe, byari bimeze bite? Nari ndyamye. tubwira ukuntu wabibonye rero icyo gihe. Nari ndyamye mbona iyerekwa, mbona insengero ziri gusenywa, nkajya nkabona insengero za ADEPR bari kuzisenya bazararika, ariko nkabona amacaci niyo asigaye. kubona izindi nsengero zirasigaye z'amacaci, ariko nkabona ADEPR mbona bararitse neza, nk'uko inzu iba ihagaze bakaza bagakubita ukarambarara hasi. Hanyuma njya kubona mbona nyuma y'ibyo, nkabona ndi kumwe n'abadamu, nicanye n'abadamu, ndi nko mu isoko ry'abadamu nyine ari benshi cyane, nkabona abadamu bakuyemo inda, bifashe ku matwi, urusaku rw'impinja rurimo rubarira mu matwi, nkabona bose bifashe ku matwi. uri kubona nka kwa kundi ushaka guca nko ku modoka ihinda cyane cyangwa imashini igasakuza, ugahita ufata mu matwi wumva ikumennye amatwi. rero nabyo niko byari bimeze, nkabona urusaku rw'impinja ruri kubarira mu matwi, bafashe ku matwi kugira ngo urusaku ruceceke, ariko bikanga. Imana yo mu ijuru irambwira ngo mbwire abadamu bihane, abadamu bari gukuramo inda bihane, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye. dusubiye inyuma gato kuri izo nsengero za ADEPR zabo wabonaga bari kuzisenya, waba waramenye iherezo ryabyo cyangwa impamvu zariho zisenywa? Iherezo ryabyo nabonye ni uko mu gihe cyabyo, igihe tuzabona ibyo bibaye, kuza kwa Yesu kuzahita gukurikira. kuza k'Uwiteka kuzahita gukurikirana n'ibyo ngibyo. cyangwa ni uko nguko twari muri guma mu rugo babaga bazifunze, ntabwo bo byari ukuzifunga, wabonaga bari kuzisenya. Bazishenye bakagenda urusengero bagakubita rukaryama hasi. Imana itugirire neza kandi duhe gukomera muri iyi minsi. komeza utubwire n'andi mayerekwa wabonye wabwira ubwoko bw'Imana.
Ah, hanyuma rero ni ibintu byinshi nagiye mbona, gusa ubwoko bw'Imana turimo turasabwa gusenga kandi tugakiranuka ku gato no ku kanini. Wasengaga rimwe agasenga kabiri, kuko amazi si yayandi. Hari indirimbo ivuga ngo ntimuryamire ntimusinzire, umusozi tuzamuka witwa Biruhanya. Kuko ibihe biri imbere birakomeye, turasabwa gusenga rero. Umuntu utarasenga ntabwo azabasha kubicamo. 2017 Imana yajyaga itubwira ati mwivomera amazi azabatunga mu gihe kiri imbere, bamwe bakabinegirija, ariko ku babaye maso bakayavoma icyo gihe. Igihe cya kovide kije, nta nzara bahuye nayo, nta kovide yigeze ibageraho. Umuntu wabaye maso icyo gihe, ngira ngo nawe yabonye inyungu zo gusenga, ntiriwe mbivuga, kuko hari benshi baguye, abenshi basubira mu byangwa n'amaso y'Uwiteka, baravuga ngo kovide ubwije gusenga ntibikibayeho, babonye insengero zije. Benshi barishyingira baravuga bati nta bukwe buzongera kuba, babona ko birangiye nta buzongera kuba. Byarabaye ntawe utabizi. Abari bakomeye baragwa kandi tutarabikekaga. Rero turasabwa gusenga, kuko ibihe biri imbere birakomeye, ntabwo byoroshye, ariko kuzaba amaso agasenga, akegera Imana kurusha ibindi byose, uwo nguwo Imana izamurengera. Ijambo tuzaniyemo riravuga ngo ijambo mbazaniye kuri uyu munsi wa none, mbazaniye ijambo rifite intego ivuga ngo ukwiye gutata igihugu kugira ngo umenye ahantu gakondo yawe iherereye. ukwiye gutata igihugu kugira ngo umenye ahantu gakondo yawe iherereye. Ndumva bikaze, komeza utubwire, ni karibu. Ni ijambo riri muri Yosuwa ibice 14 umurongo wa mbere. Tuguhaye ikaze nyine, bitubwireho neza, dusomere urutubwireho neza ibisobanuro by'iryo jambo, ndumva rikaze. Reka turirebe. Ni ijambo riri muri Yosuwa ibice 14 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosuwa agabanya iyindi miryango y'Abisiraheli. 14 umurongo wa mbere. Uko niko Abisiraheli bahinduye igihugu cy'i Kanani kiba gakondo yabo, kandi Eleyazari umutambyi na Yesuwa mwene Nuni n'abatware b'amazu yose y'imiryango y'Abisiraheli barakibagabanya kabiri. Imigabane irafindirwa nk'uko Uwiteka yari yarabibategekesheje. Mose iba gakondo y'imiryango 9 n'igice cy'umuryango gatatu, nk'uko Mose ari we watanze gakondo y'imiryango 2 n'igice cy'umuryango hakurya ya Yorodani, ariko Abalewi bo ntiyabahaye gakondo mu bandi. 4 haravuga ngo kandi Yozefu bari imiryango 2, Manase na Efurayimu, nta mugabane bari bahawe Abalewi mu gihugu keretse imidugudu yo guturamo n'ibikingi byabo byo kurangiramo inka zabo no gushyiramo ibintu byabo. 5 haravuga ngo nk'uko Uwiteka yategetse Mose niko Abisiraheli babigenje, bagabana igihugu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iki ni igihe Uwiteka yakoresheje Mose, ni igihe umugaragu w'Uwiteka Mose yari amaze gupfa. Yesu nashimwe. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa,
Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni, aramubwira ati fata abantu bawe ubabwire ko mugiye kwambuka ruriya ruzi. Haleluya. Arangije arababwira ati igihugu cyose ndakibahaye. Amen. Uhereye kuri ruriya ruzi no ku mugezi bita Ufurati, arangije aramubwira ati nta muntu n'umwe uzaguhagarara imbere. Haleluya. Arangije aramubwira ati nk'uko nategetse Mose ni nako nzabana nawe. Amen. Uwiteka arangije abwira Yosuwa, aramubwira ati uzitondere amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ntuzayateshukeho uciye iburyo cyangwa ibumoso. Haleluya. Uwiteka arangije aramubwira ati icyakora ukomere ushikame. Arangije aramubwira ati mbese sinjye mbigutegetse, nuko komera ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka ndi kumwe nawe. Amen. Rero uko Uwiteka yahagurukije Yosuwa, amen, niko uyu munsi wa none yampagurukije. Nari ndushye ndemerewe 2015. Iyi saha ya none birashoboka ko hari wowe waba urushye uremerewe nk'uko nari ndushye, cyangwa ukaba urushye hanyuma yanjye nk'uko nari imeze. Ariko iyi saha Uwiteka nawe aguhagurutse nk'uko yahagurukije Mose. Haleluya. Ngo nuko Yosuwa icyo gihe atangira abwira abantu yuko bazambuka uruzi rwa Yorodani. Arangije ngajya mu batware b'imitwe, arababwira ati nimunyure mu ngando, mugende mubwire abantu bakora amahamba kuko tugiye kwambuka uruzi rwa Yorodani. Haleluya. Amahamba Yosuwa yavugaga kwari ukwiyiriza ubusa, tukitunganya kugira ngo bambuke rwa ruzi rwa Yorodani batunganye, beze, bameze neza. Niyo mahamba Yosuwa yavugaga kugira ngo bambuke ruriya ruzi. Haleluya. Ngo nuko abatware b'imitwe baratangira bajya mu bantu, barababwira bati nimukore amahamba kuko tugiye kwambuka uruzi rwa Yorodani. Cyari igice cy'umuryango w'Abagadi n'Abarubeni. Nuko barangije bumvira Yosuwa, baratangira baramubwira bati uko twubahaga umugaragu wacu Mose ni nako tuzakurikiza amategeko yose uzadutegeka cyangwa se uzatubwira. Bamusezeranya ko batazamusuzugura. Nuko Yosuwa yari agiye gutata igihugu cy'i Yeriko, nicyo Uwiteka yari agiye kumugabiza kugira ngo icyo gihugu agisingire. Niyo mpamvu bari barimo babwirwa gukora iki? Amahamba, kugira ngo bazabashe gusingira cya gihugu cy'i Yeriko. Yosuwa yatumye abagabo babiri ngo bajye gutata igihugu cy'i Yeriko. Yeriko hari umugore witwaga Rahabu, yari maraya. Niho bageze binjira mu nzu ye, niho bageze bwa mbere binjira mu nzu ye. Hanyuma bahageze, urumva bari baje gutata igihugu, kandi igihugu iyo ugiye kugitata ugomba kubanza ukamenya amakuru yacyo. Haleluya. Niba ukeneye gutura mu Gisaka, ugomba kumenya ngo mu Gisaka niba haba abarozi benshi nzahatura, kandi iki gihugu mu Gisaka nzahaba. Ni urugero. Ugomba kumenya ngo niba mu Gisaka kuhaba bizinesi zaho zigenda gake, ukavuga ngo byanze bikunze nzahaba ariko nzakora cyane. Haleluya. Ukamenya ngo niba haba abapfumu benshi, ukamenya ngo nzaturana nabo ariko byanze bikunze nzahaba kandi nzasenga Imana. Mbese ugatata igihugu
ukamenya ngo iki gihugu gifite kondisiyo. ukamenya amakuru. Niba ugiye kujya muri Malawi ushaka kujyayo, byanze bikunze ntiwajya muri Malawi udafite umuntu uri busangeyo cyangwa yaguhaye amakuru yaho. Hari aho bijya bibase, nta muntu n'umwe ushobora kujya ahantu ataramenya amakuru. Ntushobora kujya kugurira imyenda mu isoko, ni urugero muri shike, utaramenya ngo muri shike haba imyenda myiza y'amasitiri. Niyo mpamvu rero navuze ngo ugomba gutata igihugu kugira ngo umenye ahantu gakondo yawe iherereye. Tujye gutata igihugu rero. Nuko rero abo bagabo baragiye binjira mu nzu ya Rahabu witwaga Maraya. Hanyuma umwami w'Iyeriko aza kubimenya ko bahari, yohereza abantu ngo nibasohore. Nasohora abo bagabo, amutumaho abantu, ingabo ze, aramubwira ati musohore abo bantu b'abagabo bageze iwawe. Umwami yari yabimenye. Hanyuma Maraya w'icyo yakoze, yarabafashe abashyira hejuru y'inzu, abatwikiriza imigwego. Icyo gihe niho yabahishe. Izo ngabo z'umwami w'Iyeriko zije, arababwira ati ni koko bahageze, atari ko bagiye, sinzi aho baherereye. Arabahakanira. Mu yandi magambo, nubwo Rahabu yari ari Iyeriko bikagenda gutyo, mu yandi magambo niwe usa nkaho yatije umurindi Yosuwa kugira ngo asingire igihugu cy'Iyeriko. Rero nari nshatse kuvuga aho hantu hari ukuntu buriya ushobora nko kuba ahantu mu murimo w'Imana ariko ugateza abandi akaga. Ukaba uri kumwe n'abandi ariko ukaba wabateza iki? Akaga. Hanyuma Rahabu icyo gihe abo bagabo bamaze kugenda, yaruriye ajya hejuru, abwira ba bagabo ati ndababwira ukuri yuko Uwiteka abahaye igihugu. Arababwira ati Yosuwa, arababwira ati Yeriko yose mwayihindishije umushyitsi. Ati mwaduteye ubwoba, ati Uwiteka abahaye igihugu. Amen. Amen. Nuko ubwo Yosuwa nubwo yari arimo ayobora abo bantu gutyo, yari arimo afite ubwoba. Hari ukuntu Imana ijya ikubwira nk'ikintu, ikakubwira ati kora iki ngiki, ariko wowe ukagira ubwoba. Ariko kuko wenda yari yarabanje gutata kiriya gihugu, ntiyari afite ubwoba ariko afite n'amakuru. Yari afite n'iki n'amakuru kuko yari afite inzira. Hanyuma icyo gihe abo bagabo b'abatasi bahanye isezerano na Rahabu. Rahabu arababwira ati nimundahire indahiro yuko umunsi mwaje gufata igihugu cy'Iyeriko muzarokora umuryango wanjye n'abantu bose tuzaba turi kumwe. Baramubwira bati turabigusezeranyije, umunsi tuzaza tukabasanga mu nzu hakagira n'umwe ukomereka, amaraso yanyu uzayatubaza, azatubarwe. Atariko nawe umunsi tuzaza gutata igihugu tugasanga hari uri hanze akazagira ikibazo, amaraso ye ntazatubarweho. Nuko ababwira ko azafata akagozi gatukura akagahambira ku idirishya. Kavuga icyo ubwo? Ako kagozi gatukura kari ikimenyetso cy'uko bazabona ahantu Rahabu azaba ari n'umuryango we. Nuko rero abatasi bamajije gutata igihugu basubirayo. Rahabu arababwira ati nimugende mwisubirireyo, mudahura n'ababagenza, iminsi 3 nishira musubireyo. Baragenda batekerereza Yosuwa uko byagenze. Hanyuma bafata umwanzuro wo kwambuka rwa ruzi rwa Yorodani. Uwiteka aratangira abwira Yosuwa ati ubwire abantu bahetse isanduku y'isezerano bajya imbereho imikono 12. Icyo gihe Yosuwa atangira kugira ubwoba. Uwiteka aramubwira ati uyu munsi
ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli. Amen. Narindi gutangariza umuntu uri kunyumva ngo uyu munsi nawe Uwiteka agukuza mu maso y'Abisiraheli. Muri ba bandi bakurwanya, b'Abafilisitiya bakugendaho, Uwiteka uyu munsi atangira gukuze kugira ngo barebe ko hari icyo Imana ishoboye. Hari ukuntu nk'umuntu ashobora gutambuka babona agenda bakavuga bati uyu n'uyu ahora agenda, ariko aya masengesho dusenga ajya agira umumaro. Hari ibintu ajya akora mu maso y'abanyamahanga, mu maso ya ba bandi babona ko turi gukora ubusa. Uyu munsi rero ndatangariza umuntu wese uri kunyumva ngo Uwiteka amukoze nk'uko yakujije Yosuwa mu maso y'Abisiraheli. Ubutumwa ufite no mu nsengero no mu byumba ujya kubutanga. Yego. Hari abantu badukurikiye bahise bagira amatsiko yo kuba babona nomero yawe. Nubwo tukiri mu kiganiro watanga nomero ya telefone ku muntu wumva waba yagutumira ukaza gutambutsa ubutumwa hano mu cyumba se cyangwa yaba mwasengana, icyo watanga n'izo nomero ukunze kutubwira Imana uburyo wayibonye. Nimero yanjye ku bantu bankurikiye ni 078 35 48 46 2. Ubundi iyi Imana mukorana mute? Ujya kumva ukavuga ngo genda uvuge. Iyi Mana byose rero biva mu gusenga. Uko nkorana nayo, hari ibintu nyine ijya inyereka ku muntu nkumva n'ijwi. Ese iryo jwi ryumva ngo tujya kumva nk'uko naguhamagara ati yewe kanaka? Ijwi njya ryumva nk'iyo ntuje cyangwa se ndyamye ndi njyenyine. Hari ukuntu Imana ijya impa amayerekwa, hanyuma nkajya numva n'ijwi bitewe n'iyerekwa mba mfite iryo ari ryo mba ndimo. Uhamagarwa mu izina? Ni mu izina ryawe? Oya, ntabwo mpamagarwa mu izina. Biterwa n'iyerekwa mba ndimo. Hari ukuntu wenda ishobora kunyereka nko ku muntu runaka, nkabona n'urugero umuntu aryamye wenda ari kunywa inzoga, wenda bakajya bamukura mu muhanda yasinze. Imana ikavuga ngo genda umubwire yihane. Imana igukoresha ibikomeye. Ese iyo Imana ikubwiye ngo genda ubwire uriya muntu ibi n'ibi, iyo utagiye uba iki? Iyo ntagiye ku rundi ruhande ntacyo mba ku giti cyanjye, ariko nk'iyo ngeze ahantu ndi kujya gusenga, Imana ibirebaho cyane. Mu mutima murakurya. Abahanuzi kenshi na kenshi bakunda kunkubita kubera kutavuga ibyayo. Yaba ntibaba banze, ntabwo baba banze. Ubu ukibyibazaho uba wabyibagiwe, biba byagenze gute kutabivuga? Kutabivuga hari umuntu ureba, aba ari ubwoba umuntu aba yagize, ukaba wareba umuntu ukavuga ati si uyu muntu ninjya kumubwira urugero ko yasinze, ndeba ari umuntu wiyubashye ntarankubita urushyi, ukaba wagira ubwoba rero ukabura aho ubihera. Uranga gutumye ku musirikare ntiwajyayo cyangwa umupolisi? Oya. Ntabwo wajya kubabwira ibyo Imana Oya, ibashakaho? ubu nabivuga ariko mbere Waratinyaga? ubwoba. Umaze kuba igiharamagara? Ubu maze gushirika ubwoba kuko Imana yarambwiye ngo ninjye mbibabwira, ubyumva byumve, utabyumva byihorere, kuko bizajya bihita bisohora. Uvuga ngo wikuraho urubanza. Kwikuraho urubanza, kuko ushobora kubona nk'umuntu wenda ufite nk'iyerekwa runaka wenda ry'ikintu cyamugiraho ingaruka, icyo gihe utakimubwiye
urubanza niwe ruba ruriho, ariko iyo ubimubwiye bugacya bigasohora avuga ati uko byasa kose runaka yarabimbwiye, icyo gihe rero nta rubanza uba ufite. Ya ndumva Imana mugenda mukorana ibintu bikomeye mu murimo w'Imana. Uba muri korali ese indirimbo igufasha cyane ni nk'iyi ngo turirimbe igitero na refure, ko nabyo abantu baba bakeneye gufashwa, n'indirimbo nazo zijya zifasha abantu hano. nazo zijya zifasha. Hari indirimbo ngiye kuririmba muri korali ivuga ngo mureke mvuge Imana. Mureke mvuge Imana nari narazimiye, yansanze mu isayo yahindeye ibyaha, ankura mu wa mwami ansiga amavuta, none ubu ndasa neza ndimo ndamushima. Mureke mvuge Imana nari narazimiye, yansanze mu isayo yahindeye ibyaha, ankura mu wa mwami ansiga amavuta, none ubu ndasa neza ndimo ndamushima. Munezero w'Imana iyo yakugezemo, ibintu byose birahinduka, ugahindurirwa ubuzima bwawe bwose. Iyo Mana mbabwira ntireba ku butoni, ntiyita ku byo utunze cyangwa se amashuri, ni Imana nyamana itabura uko ibigenza, mu bacunguwe bose nta n'umwe uhwanye nayo. Iyo Mana mbabwira ntireba ku butoni, ntiyita ku byo utunze cyangwa se amashuri, ni Imana nyamana itabura uko ibigenza, mu bacunguwe bose nta n'umwe uhwanye nayo. Munezero w'Imana iyo yakugezemo, ibintu byose birahinduka, ugahindurirwa ubuzima bwawe bwose. Uwiteka n'umwami turamutambiye, ibyo yadukoreye niyakire ishimwe, twebwe abari mu isi turamupfukamiye, ni umwami w'abami ndetse n'igikomangoma. Uwiteka n'umwami turamutambiye, ibyo yadukoreye niyakire ishimwe, ni umwami w'abami turamupfukamiye, mu bacunguwe bose nta n'umwe uhwanye nayo. Munezero w'Imana iyo yakugezemo, ibintu byose birahinduka, ugahindurirwa ubuzima bwawe bwose. Munezero w'Imana iyo yakugezemo, ibintu byose birahinduka, ugahindurirwa ubuzima bwawe bwose. Imana iguhe umugisha. Ko numva se ufite ijwi ryo kuririmba byo kuba umuhanzi, byo Imana ibikubwiraho iki? Byo kuba umuhanzi Imana yigeze ibimbwira, ariko birasohora. Ntabwo uratangira kwandika indirimbo? Kwandika indirimbo nigeze kuyandika. Wanditse imwe? Wanditse imwe? Nigeze kuyandika nyimbira n'ijwi. Uracyabisengera ngo Imana iguhe nyinshi, Imana iziguhe mu izina rya Yesu. Use ko mbona uba utishimye, useka ryari, wishima ryari? Guseka kwanjye rero
njya nseka iyo bibaye ngombwa, guseka ndaseka, ariko kuba nakunda kwishima cyane hari impamvu. Nigeze ncaho mu mubabaro, naciye mu buzima bugoye bw'umuhangayiko, rero niyo mpamvu. Ariko guseka ndaseka, sinagiraga amahoro yo mu mutima, ariko kuva nakira Yesu umwami n'umukiza, ndashima Imana. Nari wa muntu wahoraga nigunze, bitewe n'icyo ubwo ntagira uwo mvugisha, ntagira uwo tuvugana, ariko byose ku Mana birashoboka. Ndagira ngo ntangarize umuntu uri kunyumva iyi saha ya none, Uwiteka ajya amara agahinda. Agahinda k'umuntu n'undi ntago biba bihwanye, buri wese agira agahinda ke, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo winjiye mu mwanya w'Imana neza ugasenga, ufite gahunda yo gukurikira Uwiteka, Imana byose irabitanga, byose mu kiganza cyayo birimo, ntacyo yabuze, nta n'icyo twayiburanye. ubwo se ko wari uvuze ngo wabayeho ubabaye, uri imfubyi? Ntabwo ndi imfubyi. Ese ibintu byakubabazaga byari nk'ibiki ko ukiri muto? Nanzwe n'imiryango. Bavuga ko turi umwana wabo? Nanzwe n'imiryango, ndahangayika cyane. Ariko kuva nabona Yesu, nakwakira Yesu. Ako kantu katubwireho, bakwangaga bavuga ko utari uwabo? Birashoboka ari. Oya, biracyari ibanga, ntabwo wabitubwira. Ntabwo ari n'ibanga, nakuze nanzwe n'imiryango cyane, abo tuva inda imwe, nakuze mbona banyanga, ntawe mbwira nabi, nta n'iki nyine, mbona batanyumva, mbaho gutyo nyine, ntagira uwo mbwira ngo mpiki ngiki, nkora mbeshejweho n'Uwiteka. Usukura uri umurakara. uje gukorera nyine ureba nk'abasirikare bamwe nyine bavuye ahantu nyine bahumuye, cyangwa uri kuba wabaye umusirikare wa Yesu? Nabaye umusirikare wa Yesu, naho narerewe narezwe mpangayika, nkubitwa ngira n'incibwa mu maso, ariko mbibamo. Ndagira ngo ntangarize nk'umuntu uri kunyumva, mubwire ngo aho abantu bagutaye niho Imana igukura. Imana iba ihari. Umuntu nakwanga ntuzahangayike, umuntu nakwanga ntibizakubabaze. Yesu aradukunda. Yesu aradukunda. N'umugore washatse umwambika impeta, ugapfa, akaguherekeza, agasobera mu rugo, ubuzima bugakomeza, agashaka n'undi, ariko Yesu wenyine muba muri kumwe. Rero aho badutaye batujugunyiye Imana. Ni ukuvuga ngo kugira ngo unezerwe biba byagenze gute ku buryo ushobora guseka nk'umunsi wose? Kugira ngo nezerwe rero, mba numva ntashaka kuba mu bintu by'umubabaro, sinkunda n'umuntu umbwira nabi, mba numva naba muri bagenzi banjye duseka, kuko niba umuntu ambwiye ijambo ritoya rimbabaza, ndakomereka. Nshobora kutabikubwira, ariko ndababara bitewe n'ibyo nanyuzemo. Nuvuga ngo wanyuze mu mubabaro wo kuba warakuze usa nkaho wirwanaho mu buzima, ariko aho ugeze umaze kuba umuntu mukuru, umaze kwiyubaka. Aho ngeze ntacyo nshinja Imana, ntacyo nshinja Imana. Kubona umwenda kwanjye byabaga ari ibintu bikomeye, sinari nzi kwambara neza nk'abandi bakobwa. Vuze gutyo reka nereke abantu ukuntu wambaye. Wambaye nk'aba Miss Kalisi, wambaye neza, abakozi b'Imana. Ubu uzi kwigurira imyenda myiza y'abatumishi? Nzi kwigurira umwenda mwiza, nkigurira urukweto rwiza. Mu buzima bwanjye sinashoboraga kuba nagura inkweto y'ibihumbi 20 cyangwa ngura ikanzu ya 15. Ibyo ni ibintu bitabagaho. Ubwo yabaga menshi, yabaga ari 1000,
ariko Imana yampaye amasezerano yambwira ngo mwana wanjye nzakwambika. Rero ntacyo nyishinja, yarabikoze. ahubwo uvuze ngo iki Imana yarakubwiye ibibi by'Imana yarabikubwiye iki kuzanyura ku mateleviziyo ku macana iby'Imana yarabikubwiye iki ni ibintu bigutunguye? Ntabwo bintunguye, yagiye ibimbwira 2017 irambwira ngo nzakwamamaza, irambwira ngo nzakwicazanya n'abakomeye. Kwicarana n'abakomeye byo byatangiye kera. Rero irambwira ngo nubwo waretswe ukangwa, irambwira ngo nzaba n'umutware w'umuryango. Ese ubundi baje kukwemera cyangwa bakomeje kuvangana n'ubu? Navutse mu bana 9, umwana wa 6. mu nda imwe ya mama na papa. Ariko byaratangiye. baraguhamagara ati kuba utaboneka ariko byaratangiye, baba bambwira bati muze yararwara, ati bimeze gutya gutya, akaba ari njye yiyambaza, mbese ukumva ntawamvuga nabi. Byaratangiye. Mfite ibyiringiro ko iby'Imana yambwiye bizasohora, kandi hari byinshi yagiye inkorera, yagiye imbwira. Rero Imana irasezeranyira igasohoza, ntabwo Imana ijya ibeshya. cyangwa ibyo bintu nabyo Imana yajyaga ibikubwira? Byose yajyaga ibimbwira. Nari wa muntu nabaga mu rugo mukuru wanjye atamvugisha nkurikira. Mukurikira. none se abantu umuntu ababwira ko mutavukana yari mama yari papa? Oya, nawe wambwiraga ko tutavukana. nyine abo bavandimwe ahubwo bo nakuranye icyangiro, batanyiyumvamo banyanga. ariko uzi ko nibutse ko ahantu nize kugusanga twagiye gusenga, mu mahanuzi aravuga ngo Imana igukuyeho icyangiro. burya wari ufite amakuru yabyo? Nari nyafite. ariko uzi ko hari n'abandi bantu usanga Satani yarabasize ikintu cy'icyangiro, ubwo wabagiriye inama? Icyo nabagiramo inama, ndagira ngo nkutangarize ngo Uwiteka wenyine atagukuyeho icyo cyasha uba ufite, nta mwana w'umuntu wakigukura. Amafaranga ntiyakigukuraho, niyo waba ufite aya mirenge, niyo waba ufite indege, ufite icyangiro, nta cyakigukuraho kereka Uwiteka wenyine. Niwe ubasha gukuraho ibyo twebwe abana b'abantu tubona ko bidashoboka. Uwiteka arabikora. Rero nk'umuntu waba ufite nk'icyo cyasha, hari ukuntu ujya ubona ukabona nk'abantu wenda barakwanga kandi ntacyo mupfa. Ukabona uri muri sosiyete ariko abantu ntibakwiyumvamo. Icyo gihe ufite icyangiro cy'abadayimoni, usabwe iki? Ni ugusenga, kuko Uwiteka byose ajya abitanga. Uwiteka ajya abitanga. Uwiteka ajya arebera kure ibyo twebwe twibwira, ibyifuzo tuba dufite mu mitima yacu. Uwiteka ajya abivivura, akabikora, akabidukorera rwose ubona ko bidakwiriye, ariko Uwiteka arabikora. nk'umwana w'umukobwa muri ibi bihe tunyuzemo bya guma mu rugo, kubera ko iki cyorezo cyaje cya covid, wabyitwaye mute? Iki cyorezo cya covid, Imana yangiriye ubuntu, ndayishimira. Yarandinze, yagiye impa amasezerano, arambwira ngo mwana wanjye nzakurinda. Yarandinze, rero ntacyo nyishinja. ahubwo abenshi baraguye ngo Imana itinze kubasubiza, wowe wabyitwaye mute? Oya, njyewe ibyo Uwiteka ntibyigeze bingurisha, kuko Imana yigeze imbwira ngo mwana wanjye ntukibaze uko uzatabarwa. Iryo rero ni isezerano ngenderaho, ni ijambo ngenderaho rijya rinkomeza. Ikindi kigomba kuba kitatuma ntentebuka ku giti cyanjye, ni ukuntu narushye ndemerewe. Hari ijambo riri mu Bakorino ba mbere ibice 20 ku murongo wa 7 havuga ngo umuntu wese aguma uko yari ari agihamagarwa. Twese rero ntitwahamagawe kimwe. Riravuga ngo mbese wahamagawe uri imbata? Njye nari imbata. Ukuntu dukizwa biba bitandukanye.
umuntu ukijijwe Imana imuteje ikibazo ntabwo ashobora kurambarara ngo yibagire. Hari indirimbo ijya ivuga ngo Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite umwete. Ni muri urwo rwego rero sinakwibagirwa ahantu Imana yankuye kuko byari bikomeye. N'ubu ngubu ijya imbwira ngo iyo ntaguhamagara ngo unyitabe wagakwiye kuba waribagiranye. Kandi koko imva yanjye iba yarameze ibyatsi hakiri kare cyane. Hari ibintu byinshi cyane nagiye ncamo, abantu bagenda bantega imitego y'amarozi nkabicamo, Imana ikabimbwira nkabirenga, bamwe bashaka ko ndwara imidido. Muri ibi bihe tuvuyemo ni abaguhamagaye ati ngwino twibanire ntabwo tuzongera gusezerana byararangiye? Barabimbwiye. Gusa basubizaga iki? Nababwiye nti reka reka ntago njyewe nshobora kugenda nishingiye. Ku bwanjye mu mutima wanjye mba numva n'aho impanda yavuga n'aho napfa ntashatse, ariko ndi mu mwanya w'Imana neza mba numva ntacyo bintwaye. Tuvuze ijambo rikomeye, n'aho impanda yavuga ntabwo mbese uzikuraho kuba inyangamugayo ku Mana. Twumve ngo wagiye, mbese nk'uba ngubu uvuye mu kiganiro umaze kubwiza abantu bangana gutyo, mu kanya wumve ngo reka da tuba mukobwa w'ugese agenda arishyingura. Hari n'ikindi kintu kitatuma nkora ibyo bintu ngo njye kwishyingira. Pastor Claude niwe mubyeyi wancumbye mu gakiza, bamufata nka data umbyara. Yambereye umubyeyi, yancumbye neza, ntacyo mushinja, yampaye impanuro. Hari byinshi namwigiyeho. Iyo agushumbye ukagira amahirwe yo kubana nawe mugakomezanya, azi kurera cyane. Ubwo ni gute wabwira abandi bakobwa uburyo bagomba kwitwararika muri iyi minsi ko mbona biba bitoroshye? Muri iyi minsi ntibiba byoroshye, ariko ku rundi ruhande buriya ikintu cyose iyo udafashe umwanzuro ngo umenye ngo ikintu runaka ntikindeba. Nk'urugero wenda nk'iyo umuntu atarya inyama bakazihaha mu rugo, ugomba kubuza ngo za nyama ndamutse nziriye zantera gufuruta. Ukamenya ko niba izo nyama bazitetse ugomba kurya ubugari n'ibishyimbo, abandi bakarya ubugari n'inyama, kubera ko uzi ko nuzirya za nyama ziragutera ikibazo. Nabwira rero mu yandi magambo, nabwira nk'umuntu uri kunyumva cyangwa se unteze amatwi, nkamubwira ko nk'umuntu w'umukobwa, nkamubwira ngo kwirinda biruta byose, ugahagarara mu mwanya w'Imana neza. Imana igitanga ibintu byiza, ntabwo itanga fata. Hari umukobwa wigeze kumbwira ngisha inama, ambwira ati se ko nsora umuhungu uwo ari we wese tukagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, buri wese asuye umuhungu agwa mu cyaha cy'ubusambanyi, ari kwibaza se byagenda gute? Uwo muntu wamugiriye inama ko hari abantu baba bafite ibigeragezo nk'ibyo ngibyo, wowe se ntabwo ujya usura abahungu? Wowe bigenda bite kuri umukobwa nawe? Njyewe ku ruhande rwanjye nta muhungu njya nsura. Kubera iki ubwo? Sinjya musura kuko mba nzi yuko umuhungu ndamutse musuye nshobora guhura n'ibindi bibazo. N'uwabimbwira mubwira ko ntajya nsurana. Kimwe nuko ariko ubwo wenda mushatse nk'ahantu muhurira wenda atari muri ya mageto mwaganira. Atari ukuvuga ijambo ry'Imana, tutarahurira mu rusengero, ntabwo njye nafata umwanya ngo nze kukureba. Tutagiye mu ivugabutumwa, atari ukuvuga ngo tugiye ku rusengero, ntabwo ibyo njya mbikora. Uri umukobwa urarambagizwa, tuganire gato. Uri umukobwa urambagizwa, none se iyo udasuye nta n'ubwo usurwa? ntawe ujya ugusura? Ubwo se ntabwo ukundana? Oya rwose. Nta rukundo ugira?
gukundana ndakundana ariko Mbese- urukundo nkundana Mm. ni urwo gukunda bagenzi banjye ibisanzwe nabona mugenzi wanjye afite ikibazo tuvuge nk'umukobwa ugeze igihe cyo kuba wakubaka urugo, ahubwo wakamenya ngo ninsura uyu muhungu nzabyitwaramo gute, wumva uzabyitwaramo ute? Ni itegeko usuye umuhungu kugwa mu cyaha? oya ntabwo ari itegeko kuko nawe ubwawe udafashe utifatiye umwanzuro, ubundi ibintu byose ni ugufata umwanzuro muri wowe. ubwo mwanzuro ni ukutabasura kuko nta buryo Hari umwanzuro wo kuvuga wazubaka ngo urugo udasuye kwanga umuntu ngo icyaha. muganire.